Hi guys, ni Jadosnet Media nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Umukunzi wacu umwe aratubwiye ngo tumubwire se ikoranabuhanga ni iki? Ese ikoranabuhanga kuki riri kuzamuka cyane mu gihugu cyacu? Ese kuko ikoranabuhanga rirakenewe cyane rwose. Ikoranabuhanga rirakenewe kandi kuko riri kwihuta mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose muri rusange. Tugiye kureba ibintu bigera kuri bitanu bifite umumaro. Ni ukuvuga ngo ese ikoranabuhanga ritumariye iki? Tugiye kureba ibintu bitanu by'ingenzi ikoranabuhanga ritumariye. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba 5 points of technology. Ese technology ifite uwuhe mumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi? Icya mbere rero, ikoranabuhanga ryihutisha iterambere. Icyo ni icya mbere, kubera yuko yaba ari abanyeshuri, yaba ari abacuruzi, yaba ari abahinzi, yaba ari aborozi, umuntu wese ashobora gukora akazi kiwe akoresheje ikoranabuhanga. Ubu byaroroshye, ntabwo umuntu akirirwa ajya kwirwa muri butike acuruza. Umuntu asigaye afata ibikorwa byiwe, nimba ari imyenda, nimba ari inkweto, akabishyira kuri interinete akagayininga amafaranga. Ubu ni umumaro w'ikoranabuhanga. Bivuze ngo ikoranabuhanga ryazanye ryoroheje ubuzima mu bintu bijyanye no gucuruza. Usibye n'ibyo kandi, ikoranabuhanga ryatuzaniye kuba waha kuri interineti, kohereza amafaranga, kwiga. Ubu ntabwo abantu bakirirwa batendinga amasomo ku ishuri, abenshi bakoresha e-learning. Ako ni akamaro k'ikoranabuhanga ka mbere. Akamaro ka kabiri, cyangwa se impamvu ikoranabuhanga rikenewe ndetse n'icyo riri kutumarira, ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Ubu ushobora gukora inama, ushobora kuba uri umuyobozi ugatumira inama mukayikora mu buryo bwa Zoom cyangwa se Google Meet. Ni uburyo wakora inama ikagenda neza, buri muntu agatanga ibitekerezo, ugakora attendance, buri kimwe cyose nta muntu n'umwe uri kumwe n'undi, muri online. Uwo ni umumaro wa kabiri w'ikoranabuhanga. Mushobora no gukoresha YouTube, birashoboka nabyo. Ushobora no kuganira n'inshuti yawe mukoresheje ikoranabuhanga nka WhatsApp, Messenger, Facebook, ibintu nk'ibyo ngibyo, Instagram, ukaba mwakiganirira. Iyo ni impamvu ya kabiri ikoranabuhanga rifite umumaro. Hanyuma umumaro wa gatatu, cyangwa se impamvu ikoranabuhanga rikenewe rya gatatu muri iki gihe, riguha amahirwe yo kubona amafaranga. Turabizi hari abantu benshi bakora kuri interinete, hari n'abacuruzi kuri WhatsApp cyangwa se kuri za YouTube. Ibyo bigatuma bagira gute, babona amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga. Rero ushobora gukora ikizami ukoresheje ikoranabuhanga, icyo twita technology, cyangwa se ushobora gukora ikizami online ugatsinda bakaguha akazi. Hari n'abakora imirimo yabo ku ikoranabuhanga ku isi bakoresheje mudasobwa. Iyo ni impamvu ya gatatu. Hanyuma impamvu ya kane ni uko kutamenya ikoranabuhanga bishobora kugukura ku isoko. Ni ukuvuga ngo ku isoko ry'umurimo ukaba watakara kubera yuko nta koranabuhanga uzi. Iyo utazi ikoranabuhanga uba ufite risike nyinshi zo kuba watakaza akazi. Akenshi abantu benshi bakunda gupiganirwa akazi, ariko ugasanga kubera ko batazi ibintu bya ICT cyangwa se bya tekinoloji, ugasanga babuze akazi gutyo. Hanyuma impamvu ya gatanu ariyo ya nyuma, ugomba kumenya ko byose bishoboka. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'ikoranabuhanga ntabwo bisaba kuba warize cyane. Hari amahugurwa menshi kuri YouTube, kuri Google, kuri Telegram, ushobora gusanga akwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Uramutse ubishyizemo ubushake, wakwiga buhoro buhoro ugatera imbere ukoresheje ikoranabuhanga. Nsoza rero ndakubwira ni fata icyemezo uyu munsi, tangira wiga ikoranabuhanga, wiga uko rikora, kandi ugerageze gushaka amakuru hirya no hino ajyanye n'uko ikoranabuhanga rikora. Rero ndahari kugira ngo ngufashe. Ushaka kugira ngo ngufashe, wanyandikira muri komenti ukavuga ibyo tuzavuga butaha,
hanyuma ushobora no kunyandikira unsaba ubufasha cyangwa se ukampa igitekerezo. Niba utarakora subscribe rero kanda kuri subscribe, like and share, hanyuma tuzabana ubutaha. Ciao ciao.